Uko burya abana bagira ibitekerezo. Yesu Edi, kuraje mwana. Kuraje kweri. Abapapa murihe koko? Urubyiruko rufite ibikomere muri iyi minsi. Hari umwana ugira ibyago akabyiruka agasanga ababyeyi be ntago babanye neza. Hari n'usanga babanye neza ariko bakennye. Niki wabwira abaruno rubyiruko? Hirwa tubwire. Urabyumva? Icyo nababwira yaba ari abana basanga ababyeyi babo batabanye neza cyangwa bagasanga bakennye, byose biragora. Gukomerekera mu rukundo cyangwa ugasanga ngaho handi wenda amubwiye ko ibyo yakoze byose atigeze abibona ko n'ubundi yabikoze nta cyizere nta n'urukundo. Bivuze ngo naho ngaho bigutera igikomere. Rero nta kuntu waba warabonye mama abana bahita basezera dadi bigira kuryama biranga. Kandi n'ibindi byose nabitunganyije. Wabyumvisha aka kantu? Uko burya abana bagira ibitekerezo. Yesu Edi, kuraje mwana. Kuraje kweri. Abapapa murihe koko? Turabashuhuje cyane bakunzi bacu mudukurikira kuri channel Eriva 250 ubyegeranyije neza. Reka mvuge ngo amahoro y'Imana nabane n'umuntu wese udukurikiye muri aka kanya. Dufite abatumirwa basa neza, ngira ngo murabareba hano imbere. Wow, dufite urubyiruko abajyambere bakiri bato, ariko ndabizi neza mu ntekerezo baragutse. Uyu munsi bagiye kutuganiriza, tubahaye ikaze. Dufite umukobwa Hirwa, dufite n'umuhungu Edi. Salomo ndo hambere muri Bibiliya. Oya. No kikinyejwe. Urasabwa kwegereje kugira ngo abakunzi bacu baze kukumva ndetse neza. Tubahaye ikaze. Murakoze. Hirwa, bimeze bite? Bimeze neza? Ariko hariho akazuba. Hariho izuba. Uraribona ute? Izuba twari kugira igikara. Yego. Se nkanjye bari igikara ndabinzo. Ubwo ntacyo ritwaye, ariko ni mugoroba. Urabona ko bugorobye n'ubundi. Noneho ndagira ngo utuganirize. Uyu munsi wa none dufite urubyiruko rugenzi rwanyu rugiye rufite imbogamizi, ndetse tubonereho no kubwira abantu b'Imana. Ushobora kuba wumva utameze neza, ariko humura. Ushobora kuba utameze neza, ejo bikaba bimeze neza. Niko ubuzima bumeze. Abarwayi tubabwire ngo ni muhumure, n'ijuru hari Imana ikiza uburwayi kandi bajye kwivuza. Amen. Noneho mu nkundire cyane tuganiriza aba bantu bameze gutya. Ese urubyiruko rufite ibikomere muri iyi minsi. Hari umwana ugira ibyago akabyiruka agasanga ababyeyi be ntago babanye neza. Hari n'usanga babanye neza ariko bakennye. Niki wabwira abaruno rubyiruko? Hirwa tubwire. Urabyumva? Icyo nababwira yaba ari abana basanga ababyeyi babo batabanye neza cyangwa bagasanga bakennye, byose biragora. Nyine kuri uwo mwana uko byagenda kose wese biramugora. Kuri wese biba bigoye cyane. Biba bigoye. Ese niki yakora? Ikintu yakora, uwo mwana ikintu yakora ni ukwihangana, kuko ntekereza yuko ntago aba ari we warahisemo ko usanga ababyeyi be badahuza, si uwo warahisemo gusanga ababyeyi be batifashije, kandi n'ababyeyi ntago ari bo baba barabihisemo. Yego. Ubwo nta muntu wanga ibyiza, ubwo arabibura. Rero usibye kwihangana umuntu agasenga, nta kindi kintu abo bana umuntu yababwira. Bihangane basenge. Bareke kuvuga ngo hari ukuntu nk'urubyiruko nyine bavamo bakareka gusenga, bakibwira yuko ibibazo bafite iwabo, nimba ari ku babyeyi, nimba baba badafite amafaranga, bakibwira ko bazashakisha mu tundi tuzi tutari twiza, cyangwa bakibwira ko bazasha nyine mu biryo butari bwiza na gato. Butari bwiza pe. Urakoze cyane. Edi, niki wabwira uru rubyiruko? Kubyerekeranye n'izo ngingo. Yego. Nababwira ko byose ni iyo bitewe n'ubuhati wawe no gushaka byose birarangiye.
nta mvura igwa ngo ireke guhita, kandi n'iyo mvura kugira ngo igwe kandi inahite bisaba ko muri iyo mvura yaguye hari ukuntu wayitwayemo byagaragaye, bikagaragara n'ubundi buryo uzayiteguramo ku buryo yongeye no kugwa yazasanga noneho warayiteguye. Mbikomatanyirizaho n'ibyo ngibyo by'abo bana babiri, yego n'ibyo aho ngaho mu muryango wawe baragira papa wawe na mama wawe ntabwo bumvikana, ariko niho wagakuyemo iryo somo bwo gutuma nawe wawe noneho uzumvikana ukarenzaho, kubera wanasinze ukabona afite n'ayo mafaranga. Nubwo ufite umuryango wumvikana bakennye ariko badafite amafaranga, nawe namugirira inama imwe n'iy'uwo nguwo, nawe agasenga kandi atitaye ngo kuko nasenze Imana ikambwira ngo nzabona amafaranga ngo agende yicare ngo azayabona, ahubwo yagenda agashyiraho umuhate agasenga atibagiwe no gukora agakora. Ego umwana aba yumva icyo gukora nta n'igihari, umwana muto. Oya, iyo ufite akababaro bitewe n'ibyo ngibyo ucamo bikubabaza cyane, nka bariya ngo babarira mu nkora, n'uzi igikomere yahuriye nabwo muri urwo rukundo, n'ubuze akababaro yahuriyemo, niwe rero uzi n'uburyo yakarwanya. Uvuze akantu k'inkundo, bivuze ngo ntabwo buriya igikomere cyo mu rugo cyava kuri uwo muhungu cyangwa umukobwa noneho agakomerekera no mu rukundo. Akubura ni ryari umuntu akomerekera mu rukundo? Abadukurikiye ntabwo baba bizi ni ryari umuntu akomerekera mu rukundo. igihe umuntu akomerekera mu rukundo, duha urugero. Nk'iyo wizeye wenda iyo ugiye mu rukundo, urukundo rurangwa no kwizerana, cyane cyane bo bavuga ko ngo no gutanga cyane cyane nk'umuntu iyo yizeye undi cyane nko mu rukundo akamutenguha, usanga ari byo bivamo mwaho ngaho nko gukomerekera mu rukundo, cyangwa ugasanga nkaho ngaho handi wenda amubwiye ko ibyo yakoze byose atigeze abibona ko n'ubundi yabikoze nta cyizere nta n'urukundo, bivuze ngo naho ngaho bigutera igikomere. Rero nta kuntu waba warabonye mama wawe cyangwa papa wawe ubwo hagati muri bo hari nk'imirwano ngo uvuge ngo wowe urukundo rwawe ruzaba rukomeye, uzaba ufite igikomere rimwe na rimwe uvuge ngo ngiye ntabwo nzashaka, bivuze ngo urumva ko ibyo bahura nabyo byatanga igikomere muri ibyo ngibyo byose. Bivuze ngo bahatane kugira ngo babone uko bava mu bikomere. Ese ni gute umuntu yakwirinda igikomere mu rukundo? Wakirinda gute? Ndabyemera, tubonye ko umuntu ashobora kugutenguha, mwari mukundanye ariko mugakundana utamuha agaciro bitewe n'ibikomere wagize. Ese ni gute umuntu yarenga igikomere? Ese umuntu yakwirinda gute igikomere cyo mu rukundo? Mufashe Hirwa tubwire, ni gute umuntu yakwirinda igikomere cyo mu rukundo? Kuko umuntu yakwirinda igikomere cyo mu rukundo, uko byagenda kose ubundi iyo wakunze ntabwo wareka kubabara. Uzi urukundo ni iki? Uwakunze wese arababara. Nanjye ubwo nikanzemo iki kintu kibabaza abantu, ugasanga abantu bazinutswe kandi mu nyuma ukabona abantu bakundanye cyane barananganye, nese ababyeyi bajya gushwana batakundanaga. Tugiye mu rukundo, ubwo urukundo tugiyemo urukundo rwari ibintu birebire twazagira indi topic, ariko kujya kurusesengura nyine byaba ari kuko rurimo ibyiciro bigiye bitandukanye, na buri muntu wese ugukunze ntabwo aba agukunze urukundo two kugufata ngo arakugira umugore, kugufata ngo uri umuntu w'ubuzima bwe, ikintu cyose azajya akora azajya akubwira. No, urukundo ruramoko menshi. Burya se ese niyo wizeye wenda urugero ukizera nk'umukobwa nka kuri uramwizeye, wizeye ngo ibyo ngibyo ko muzabana, noneho mu nyuma akakubwira ngo bino bigaragaza wenda uko akantu yakoze ukagatindaho ntuhite umubabarira, noneho akavuga ngo bino bigaragaza kutigeze umwunda, kutigeze ngiriye icyizere, ubwo urukundo rwe ruri munsi. njyewe ndi gutekereza ko umuntu yagakunze umuntu uyu munsi, ubona njye ariko ni ukuvuga ngo niba umuntu ushobora kumukunda uyu munsi akantenguha, ndamukunda uyu munsi kuko mufite, niteguye ko isaha n'isaha yagira gute yantungura, si kugira ngo ntazababara. Ubwo turi mu rwego rwo kugira ngo abantu bakomerekejwe n'ababyeyi batazongera bagakomereka n'uwo babana bakundana.
no mu ngo zabo. Njyewe ndi kumva nagira inama urubyiruko, uwo ni njye ariko namwe murongeraho akantu mu byumvamo. Njyewe mise numva umuntu yajya akunda umuntu uwo munsi, kunda umuntu muri kumwe, kunda umuntu Imana igutije kuba mubanye neza, naguhinduka. Uzi impamvu mbigenderaho jyewe, impamvu mbise ngana ku musozo w'aka kantu karagatarukiyemo, ubundi twibereye ku gufasha abana bibereye mu ngo z'ababyeyi bakomerekeyemo. Noneho mu rukundo rw'inshuti kugira ngo udakomerekeramo, ushimira umuntu ibyiza gukoreye, yego, noneho ukibuka ijambo ry'Imana ririmo, ngira ngo riri muri zino nzandiko, ni Yesu wabivuze ra, ngo ufite umugabo amere nk'utamufite, n'ufite umugore amere nk'utamufite. Ubwo bivuze ngo n'ufite umukunzi w'umusore ni nk'umugabo, kuko abateganya kuzamugira umugabo amere nk'utamufite. N'ufite umukunzi w'umukobwa nawe yihangane, kuko isaha n'isaha yamugira gute, yamucika. Ahubwo mubere mwiza uyu munsi umufite, yego, ukora ibyo ugomba gukora usabwa, niba ari ukumubanira neza umubanire neza, ariko uteganya ko ashobora kugira gute, kuguhinduka. Ibyo bizakurinda iki? Ibikomere. Abyumvise? Ibyo ni nabyo gusavamo hari akabazo kamwe kahura. Akahe? Wenda ku bantu bakundana nyine urukundo nyine rw'aba girlfriend aba boyfriend, ibyo byo vuze niko kuri, nyine ugomba gukunda umuntu uwo munsi, ubundi ibyo byo ni ibyo. Ya igihe umufite, nge niko mbyumva. So niba ngufite indakubirira mwiza kuva ku mbere kugeza ku cyumweru, ariko mu gihe wampindutse nzicara hasi ntuze mvuge sheri wanjye se yarafitiye gahunda, cyangwa se hari impamvu runaka niba nakubwiye nuvuga ngo waraza byinshi, nandi twajya kuvuga ati se kuki sheri we yamuhindutse, ese bashwaniye bapfuye iki, ubwo twatwinjiye muri detail. Ariko mu rwego kugira ngo uyu muntu wakomerekeye mu rugo rw'ababyeyi nanakundana, yego, azirinde ajya ashimira umuntu ibyo amukoreye uyu munsi, ariko ye kumva ko amufite kugeza apfuye, kuko uyu muntu apfuye undi aragumya akabaho, yego, kandi anagiye wakomeza ukagira gute, ukabaho. Ahubwo muha agaciro aka kanya umufite. Icyo kintu numva twababwira. Noneho twigarukire ku rukundo rw'ababyeyi mu ngo hirwa. Umubyeyi agiranye ikibazo n'uwo babanaga, bakundanaga, abana babigendeyemo. Ese uyu mwana papa we na mama we barahora barwana, ni iki uyu munsi yakora kugira ngo akomeze yige muri uwo muriro? Hari abavuga batuzi n'ikindi ndagiye, hari n'abahita bava mu ishuri, rega hazamo ibikomere byinshi. Papa na mama nta mahoro ahari, ubundi ubu nge ndiga ngo nzamara iki? Ejo bazaba bicanye, usanga umwe agiye muri gereza, n'ubundi sinziga ngo nyarangize, ugasanga abana babaye imbobo. Ni iki wabwira abantu bantu bafite agahinda n'umubabaro? Amahirwe y'abana cyane abantu ntabwo ari amwe, ntabwo ahura. Ushobora kwiga agasoza kandi binameze gutyo, hari n'undi ushobora kudakunda, n'undi ushobora kwiga ntibinamufateho, yego, akazajya nabireba nkaho nari ikintu bimubwiye. Tubabwire iki Edi? Byibuze amasegonda make ubwira uyu mwana, ni iki wamubwira? Namwihanganisha, yego, mwongera nkakomaza n'ubundi kuri bya bindi byo gusenga, nawe ubwe akareba uburyo yahindura icyo kintu. Njyewe ariko ndi kumva we nikiza we nikizamubeho. Ako n'ababyeyi nabo bagomba kugira, ababyeyi nabo barimo barabyumva, kuko batera abana babagahinda. Ahubwo nge ndi gutekereza, biga natwe turahababarira cyane, yego, nibyo. Niyo mpamvu Eriva 250 duha urubuga abantu bose, n'abana batoya bano biga muri primaire, tuzatuha uburenganzira nabo baze babwira ababyeyi icyo batekereza mu mitima yabo. Mwebwe urabona muri urubyiruko ruyingayinga muri za maku nyabiri, Edi wowe cyane muto. Ariko icyo nshatse kuvuga ni ukuri, nubwo tubiseka, reka duhe bano bana igitekerezo. Jewe buriya nemera ko nta kibazo kitagira igisubizo. Tubwire uyu mwana dukurikiye ndetse n'ababyeyi barimo kubyumva, umubwira abana banyu. Nanjye ndi kumva nabwira umwana wanjye ngo ibyo ababyeyi bajya guhura ntiwari uhari. Bakubisha ko kantu ibintu uzabambwirire, n'ukuri abana uzi bafite icyo kibazo, n'ababyeyi bazabyumva iki kiganiro bazabambwirire ngo isonanye ko bajya guhura ntiwari uhari. Mu gihe buriya baca umugani ngo igi ryahanuye inyoni. Niba mama mwumvikana, ushobora kumwegera ukamubwira uti mama, iyo muri kurwana ndababara, wamba bari guhagarika kurwana na papa, yego,
yaba mama atabishoboye ukegera papa yagutera ishoti ukagenda ukegera barumuna bawe ukabahumuriza ukabakomeza ku buryo ikibazo mwagira icyo ari cyo cyose giturutse kuri abo babyeyi mugomba guhatanira kukihanganira mukabajya kure kandi byaba na ngombwa mukegera abafamiliye mukababwira ibibazo muri guhura nabyo. Byose bano babyeyi bafite ba mama wabo bafite abashingira bafite inshuti bakabwira bati nubwo mubona buri iwacu rurarushya ukajya guteranya uzima ntabwo ari uya uragenda ukegera umubyeyi mukuru ureba uciye akenge ukamubwira uti bararwanye ejo bundi bararwanye bashobora kwicana mama akajya muri gereza cyangwa se papa akajya muri gereza yego none se ubwo inyungu irihe tuboneraho kubwira bano babyeyi muhagarike gutera abana banyagahinda. Ariko uyu mwana njye namubwira ntibahura sinari impari nta nubwo bagomba kumbuza kwigira ngo hazaza hanjye hadindire yego nta nubwo bagomba guhagarika ubuzima bwanjye pfa kuba nariye ubundi ukabasengera Imana. Nugusenga nawe ibindi byo rwose ushaka kujya kubwira nabo bavandimwe umva ntibabyumve yewe we cyangwa yajya kubwira umutekano urane yajya kubwira umutekano barwanye ntabwo ariko ubuyobozi bwose ariko bukorana niyo yajya kubibabwira none se umubyeyi yakubita undi akamumena umutwe ntujya kubivuga nese nk'ibisanzwe ibyo birego ari byo biri mu kagari we baragufasha iki kunteye ubwoba mwana genda shaka guhumuriza bano babyeyi bakubitwa nabo bashatse babarira uhumuriza aba babyeyi none usoreze ku bana turimo tugana ku musozo. Umugore ukubitwa n'umugabo ikireka wenda Imana ari byari nk'ishuri wenda iri kumuha cyangwa ari n'ikisindi ubwo wari ibindi bintu byaturutse ku Mana ariko umugore utinyuka hamwe umugabo akamukubita uwo mugore nawe ntago nzi ibintu abari nose ubwo ibyo bintu nawe yumva wari byo papa abayo weya n'uwo mupapa umugabo ntago nawe akiri umugabo ari umugabo ukubita umugore na mugabo ngiye nta kigenda ngiye ntago mubonamo umugabo yego umubona kandi ari papa w'abana akaba n'umugabo w'umugore bigaye ntago mba namubonyemo nge umugabo utegeka kujya gufata umugore akamukubita mugana ubwo abaye umwana ntiyakubita ku rukuta none n'uwo mubyeyi rero nawe uhama hamwe bakamukubita n'ukuri ntago ari byo ntago ari ishuri gute ariko si bagukubita ngaho tubwire bano ba papa bababwira iki ese aba bana yabo papa bo birumvikana aho ngaho niho byose bipfira ukifata ngo wakwiza umugore ikibazo aho kugira ngo mukubite yego se usibye ko bahita babifata ngo nk'umugabo yahukanye njye ndumva bigenze gutya umugabo yagenda akamurika mufite urugero bafitanye abana sibyo hari abana umugabo nk'uko bisanzwe yakomezaga ariko ayo mahoro nimba basi hari igihe umugore akwima amahoro ariko abana bakayabaha yego cyakora cyangwa akaba atajya kuguteranya n'abana bawe akaba muraramutongana mutukana ariko abana baza bakabona ko nta kibazo aho ngaho nagabanya kumugenderera sibyo nkagumya nkaho uko bisanzwe amafaranga namuhaga n'inyacikize ariko wa mwanya namuhaga watumaga ashaka kundwana mugongana tugahura wenda nimba nagiraga mu rugo nka saa moya tukaryama saa 2 n'igice saa 3 urumva harengaga isaha n'igice turi gutongana nazajya nkora ibyo nakoraga byose bagabo muri he none iyo saha aka kantu ko ari sawa akahagera atinzeho gato noneho n'ubundi uhita uryama abana bahita basezera dadi bigira kuryama biranga kandi n'ibindi byose nabitunganyije wabyumvisha aka kantu uzi ko burya abana bagira ibitekerezo yesu edi kuraje mwana kuraje kweri abapapa muri he koko kugisa utakicara umugore niba mutari koroza kuko nimba umugore waramushatse umukuru abantu bajya kurwana kuganira byanze urubizi kujya inama biba byahagaze buriya umuntu ajya gufatana n'undi mu ijosi n'abana bari gutambuka akaba ari bwo muganira ngaho ikomereze bano bana dusoza tugana ku musozo ujya kurwana n'umuntu byanze biba byanze byose dusoreze ku bana
bajye gusenga bakomere basenge bubahe Imana bakundane bazajya banimara stress. kandi gusenga ntabwo ari mu rusengero gusa, Yego. kuko nimba mu ijambo ry'Imana rivuga ko insengero za mbere ziba mu mutima w'umuntu. Urusengero rwa mbere ni umutima. Mu mutima wawe harimo urusengero rwubakitse rurimo na za ntebe zirenze. Niyo nama ni ukuri nibagiwe, ariko biba bigoye Imana, biba bigoye pe kuba udashobora kugira ngo uganirize umubyeyi wawe, nicyo kintu nabonye gishobora kuba kigoye. Ni ukuri pe, ni ukwihangana, ibihangane nta mvura idahita bizarangira. Bizarangira. Turabakunda. Yari Eriva 250. Mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye, ciao ciao. Rugano ryacu nakagaruka kandi mubabwire bakore subscribe, like, share and comment. Yego. Sawa sawa. Turabakunda cyane.